Celestin avuga ati iminota 45 twari tugenewe yo gukina yarangiye, badushyiraho n'inyongera nayo irarangira, ubwo bivuze yuko bagiye kwerekeza uburyo biza kuba bigenda kwizigira, ariko nk'uko yakomeje kugenda bivuga mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport nubwo yatsinze igitego yakinnye neza cyane, nubwo wenda gukina neza ngo igisobanuro cyo gukina neza ari ugutsinda igitego, ariko hari n'uburyo uba watsinzwe ariko byibuze wagerageje uburyo wari uhagaze mu kibuga, ibyemezo wagiye ufata n'ibindi byose cyane uko byari bimeze. So ni half time rero, half time show kuri Radio Rwanda. Kanya gato cyane ngiye kwiyamaza bamwe mu banyamakuru bagenzi bacu aho bari hano kugira ngo dufatanye gusesengura uko igice cya mbere cy'umukino cyagenze. Gusa ikiriho ni uko igitego cyabonetse hakiri kare, hari ku munota wa gatatu ikipe ya Rayon Sport abantu bari batangiye kwikanga bavuga bati ishobora kuza kurya byinshi, ariko rwose babashe kurwana no kugabanya diferanse y'ibitego. So reka banze nakire Ngabo Robin Ngabo, umeze neza? Umeze neza, ni amahoro namwe? Ariko Robin utari mu igare, iri gare rero hari igihe ryarifungura kabisa. Iri gare abona urimo uribaza ukuntu utambona mu igare? Hari abantu bambona nyine kuba batari mu igare kumva birantangaje. Ariko ahantu nkora nanjye witwa Kanyizo na Hiti baciye inkoni, bavuga tuzibeshe ibitekerezo, mu byo utekereze ibyo byibagirwa. Hari ahantu rero ukora haratangaje cyane. Abantu bose bahari ni abantu bakunda igare kandi barigenzeho igihe kinini, imyaka yose. Efrem ubu ndabona kuvuga ariko mwibagirwa na Efrem nawe ameze ubu. Ubu turi kumwe, turimo turajyana gatanu kuri gatanu twakira abavandimwe bari barazengurira igihugu. So ngabo igice cya mbere cy'umukino hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Rayon Sport ukibonye gute? Ari gutsinda igitego hakiri kare kuri Rayon Sport, abantu batangiye kwikanga ati byaza kuba bya bitego bine, ariko twaje kubona Rayon Sport at least iza kugira ikintu cya kompoje gutuza muri yo, bakaba bagiye kuruga no muri kimwe ku busa, ntibarabona okaziyo nabo zibyara ibitego. Ariko ni igice cya mbere muri rusange wasobanura abakozi ba Radio Rwanda gute, wakibonye gute? Ni ibiki byiza byo muri Rayon Sport ubona bagakwiriye kuza gukina kugira ngo wenda icya mbere navuga ni uko ikipe ya Rayon Sport yakiye na Al Hilal uyu munsi itandukanye kure cyane n'iyo bakinnye muri Stade Amahoro, mu buryo bwombi, mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ikipe ya Rayon Sport yarahindutse. Urebye service ebyiri Olivier Kwizera akoze ahangaha, main contre agenda akuramo imipira myiza no kumenyerana. Chimanga na Emery bamaze kumenyera uburyo bafashanya, bitandukanye n'ibyo twabonye muri Stade Amahoro kamere. Kandi Al Hilal nayo abakiri usibye Stephen Ebuela utabonetse utabanjemo, usibye na Saleh Erdin ubonye karita itukura kuri match ya El Merreikh, ndabona nawe atarimo. Ubundi ikipe yabirimo, ikipe yabirakomeye. Uriya mukinnyi bashyize kuri kabiri asanzwe akina kuri gatatu ni umunyagana bazanye ejo bundi ngo abe umusimbura wa Luzolo, ariko nawe ni umukinnyi mwiza cyane. Navuga ni Rayon Sport irimo irakina n'ikipe ikomeye, icyo nicyo cya mbere abantu bagomba kumenya. Iri organize, iratuje, nta pressure, barakureka ugapasanya kabiri ugasara ngo urashaka igitego, baratera mu migongo yawe, nibwo uri kubona Obed cyangwa Ganijuru barimo basufura kubera akazi gakomeye barimo habwa na Kulibali na Gira Umugisha. Njye navuga ni Rayon Sport yabuze ikintu kimwe, nicyo gitumye byibura itajya kuruhuka inganya, nubwo ntayiveba cyane kuko yakinnye n'ikipe ikomeye nyine, ariko ikintu kimwe yabuze kubaha Al Hilal. Iminota ya mbere bayikinnye nkaho bameze nkaho aribo kipe iri superieri, bameze nkaho nabo bashaka igitego cy'ibanze cyo kubinjiza mu mukino. Yet njye narebye imikino ya Al Hilal mpuzamahanga na Mamelodi yakinnye igikombe cy'isi cy'amakrebe ikava mu matsinda ikagera muri knockout stage nk'ikipe muri Afurika rukumbi yabishoboye. Iyo igiye gukina na Al Hilal iradefanda, muguma inyuma mugategereza mugacungira kuri contre attaque. Rayon Sport mu minota ya mbere yabuze akantu ko kubaha Al Hilal, babonaga bameze nk'aho bari bakina ari amakipe abiri akomeye, ubwo utsinda agomba gutsinda. Ibyo rero bagomba kubikosora.